bwakeye kare bwakeye n'izuba ndabona ryatajya kugira yanuza n'amakutirikaho ni ukuyambara neza agakagira mbese sarigoma wagahenengego mu buriri buracyahenengeyemo garuturaho ngaho kikaze kigasohoka wagira za mugera byagize bya bwakeye ndaye ndakugora agasa noneho uzi kurabwirirwa wakinuza we sohoka uve muri uhende wahenengeye muri ibyo bisambu uvemo gira vuba nyaboneka reba zamwe wa mugabo uzi ko yari yambwiye ngo nzimushire bukeye none ubwo gira nshakisha ukuntu uzanywe wasa kandi ntuzanike hasi uzi ko yariyo ziri gusa neza batungira amafaranga ucase bya bisambi byawe uzisaseho gute zumuke nuko nkasa zise neza ndakwita njyewe dore bazantunziza wowe uyu mara kuzanika urumva wafatanya tukazoza zigasa neza uya kandi ngiye kumureba ariko urumvaga iki nzagikorene genda usohore zirangwa utase ya misambi yawe uzisasa uzanike njyewe ndaje ngiye kumureba mubwire ngo ngiye kumureba mubwira ate kuzireba urumva nasi ngumfatanya zena zimisambi njyewe icyo mubwiye nicyo nge ndaje ndagiye urumva ndakuvunagura yo nsanga utazisohoye cyangwa zanduwe ziri mu gikoni ziri mu gikoni niho uri buzivane usase ya mikeka yawe cyose manzi ugenda ukaraba n'ibyo bituna subira mu nzu ukaraba ibyo bituna umone ugire arikurandanira ikiti icyo nicyo nanga none urajya yari amavu ndaje ugire ukakwari papa nawe rero ansubira no kwiryamira reke kunsakurira ariko marananiye cyangwa uko ndi kubona atazisohoye ndamwiye dore ngo bantu babyeyi babyaraga nabiki noneho ndagihwahwanye mbese arigoma wakihohotewe nakubwiye nguki kingura ahangaha nakubwiye nguki kingura nakubwiye nguki nakubwiye nguki nsobanurira ngo ndegukanaba mu maso nyumvire kubyarana ngufate nguseceke mwabira bibindi nkugirute nsohori uzisasa hariya nsange wazanduje urambona n'uwundi munsi kandi uyu munsi nta igihano ntabwo urajya wafata ntabwo urajya tujya gufatanya ariko yumva rwose mbabarira unega amafi kandi pe umbabarira uyu munsi sinica umuntu si usumbabazi numvanye muri moto subira ngewe njyaga naniki ntusubire mu nzu njya ngishyira hano nawe uzisase sibyo reba ukuntu wazana wa muntu utatseho ukabegire mbondindake iki mbondindake byose birangira amanza ari kutsasa izongo aravuze sindake nawe agiye kubibona ngiye kuzanduza umva kandi n'ibyo nawe nazizana Can it happen? Iyi ni imari iyi ni imari ziruma neza none se umuntu yabigira ati iyi ni
none sizo nalimagaritse ni muyaga kuzijukunye ariko uyu ni wa muyaga gwase gwakira bafuze nta kibazo nako ibintu kukumana nzabiva mujazaminduriye akazi wenda nkajanda doti inkweto kudoboza umuyaga gwase gwakira niko guzihiritse ko ntabwo kurugusha umwana azananiye umuyaga gwase gwakira guhirike muri zanjye. Can it happen? Uziko weza lisanduweho umusenda zihanaguzi talisanduweho mwizanjye talisanduweho kubera iki nikorera ibintu byanje neza bikagira umuyaga gwase gwakira rukabihirika ariko nabwo ndabizi tuzabona zakuba sicyo kuba gusha kandi bare kiracana ndakizi kitaziba narumvishe ngo hari ahantu bari gusudira bari kujana inkwi bakaziba nazimenye ariko nahangaha haranduwe ibintu koko ariko ndabona ndihanaguye noneho neza rino gote ryanjye sejo kweri ntabwo ryo rizanduje Sarigo nzisize ndihagaritse tungire kuno muyaga gwase gwashira ntabwo urongera kuzihirika nyinshi ngiye harashijya ku kabutike ngiye kureba yo wa mugabo burya nta nari musanzeyo ukora iki ngiye kumureba sasi cyane nta nari musanze nanazibaze Braya kwaya amafaranga atayamace nta nakubyaye nawe yuzaba nkandi uzagira amafaranga tujane oya kigara aho ngaho baziba baziba ndaje uriya papa bamuhaye vansi buragiye kuzana buvuge ngo nta mafaranga bamuhaye tubwire agiye kuyanywera andi agiye kubinywa gut reba ko baratugura kabisa yewe datawe uyu munsi ndajya ndamugwagwa ndamugwagura mwana zabara biharaye mibijumba mu ntona araje Sarigo vayo hano mana yanjye nagwagwagwa nakunda ijuba wampamagariye ibi ni ibiki mbabarira umbwiza ukuri natasha kwiyahurira mu nzu nabwo bwo ni gwa muyaga ndabizi ukari sebwakira mu kanya narindi kwandika ndakubwira ati cumbi imwe ubu se wari uri hehe na buno wagira genda urabwagira mu buriri Sarigo murana ni ubaye ngizina ryawe izina ryawe riranze karande zo mu muryango ziragukurikiranye ngondebera nahanafite ukuntu ikote ryanjye ryabaye nahanaguye ibi byose none ndebera none bashizeho amatwoga ibyondo uvuze ngo karande warando naringize ngo uravuze ngo ngiye kuzihanagura umukiriya ari hafi kuza mani mfashe mbona izubakwa imana nyange izi nkwi zanjye koko gusarazemera imana yanjye na dore nari nazishyize gutya kandi nanibo ubu wakubwiye ngo ucunga ibintu wowe ujyaga kubwakira mu buriri muri iyo misambi yawe nguse ndanahanagura ngese cyane zirakuca ngwanjye huke agira ntabwo gitekereza ku mugoroba undi harayo turasangiye ntuzatekereza mu gitondo nta n'ubwo utekerezaga no harayo si turasangiye uzi ko natari nakubona watekereje iminota 2 ngo basi se genda mu nzu nasohore bya bisambe bya burebe niba utanabinyayemo jya mu nzu urebe
randurana nibwo se mana yanjye ndabigenza n'umukiriya ari hafi kuza ubu tuvuganira ari hafi kugwagwaza hano yakwishuye That is a miracle. yakwishuye kumva n'ubwenge mbuze n'icyo gukora gashire narigenze nongere baramutombe Tarigo uyu ni wabo ndi w'inka inkwi se inkwi gashyuhe rero niko meze njyewe njyaga neza abantu imbere Tarigo ubwo rero zino nkwi z'uri kureba njye na Tarigo matwara zikure Tarigo umva se ndi kwihuta cyane perezida ko nigende ubwira muri mwana wanjye Tarigo mbo uyu ni wa mukiriya rero w'inkwi ajya duhereza inkwi ko n'amafaranga yakize izo nkwi se zireko ntaje guhagarara inkwi ngize imana none se inkwi ugiye gutindisha tuwarete nizo ujya komereza none se izi nkwi ziranduye mpereza amafaranga yanjye njye gushakira ahandi ntazo ndi gusa mpereza ibyo ngo sizo washira mu nzu kuzifata nese ibyondo biri hehe ko kuga mpereza amafaranga yanjye ngende hasi wajya ugira gahunda amafaranga yanjye ntabwo naje guhagarara uretse manze urambwira iki ngo nyongore ubwire ngo ni ibintu byo kwakisha inkwi yitangisha inkwi ndakugurira mbo ibi bintu ntagira andi magambo ubwira ngo nyine mbo izi nkwi buriya ukuntu tuzishaka ziratuvuna hari izuba ry'ejo bundi jaje ziri uzikora wa mugore w'ejo bundi yanitse imyenda na biranduka oya bino bintu byakisha inkwi nose njye nabasabye ibyo kwakisha inkwi cyane nabasabye ugira zigurumire oya none se nibyo nshaka bino bintu byakisha umuje mugira gahunda ndagiye ni wowe wabikoze ntabwo wakwisubiraho ni wowe wabikoze ngo ni njye wabikoze amafaranga ariko nkoze ubucucu mbamubwiye ko amafaranga nari nayagujije umuntu ari wowe wazisize hano hanze mwese tuvugishije ukuri Tarigo ninde wazanduje nanjye ubu ko mbaye umuntu ugoye ngurira ikidande ufite urangurira ikidinde amafaranga bayajyanye mbwira nimba urangurira ikidande ufite ngaho mbwira ndakikugurira giragura giragura leta mbo ndikumva nshaka no kwiyahura rorera ntabwo zandukwaga n'umuyaga gwasegwakira wambabari ntabwo zandukwaga n'umuyaga gwasegwakira nandifata ibyawugenda wambabari mfata ndekura ibyo wakoze birahari mwabari inkwi ninde wazanduje reka ngukwize ukora ninde njyewe enda rero fata n'ibyawe genda ubukwa wambabari ndakwirukanye nzisubiraho nyuma ngiye kubitekereza ubukwa ngo n'ibintu tugapfa wakumva wishimye none hari ukuntu bitapfuye ubwo wambyariye ziba ndakwirukanye umva uzicuza uzanshaka ndicuza wenda yari amafaranga agagawe n'ubutaha wanyirukana nanjye kigenda wenda yo kimara nk'icyumweru kitariye nibwo kizumva reka mbe nyinzeho ibiryamire nese naze kwagwa mfite ibi bintu ntabwo